ntacyo twinjire tuvugana. Waretse tukavuganira aha kubera iki katuganirira hanze. Okay, ibindi rero naga wende mu nzu bashaka kuba ari hatoya tutakwirwamo twese. Iwanjye mu nzu wanjye ntabwo hazi. Yego ntabwo ndinjiramo. Ntabwo urinjiramo rero reka tuganire. Se harimo itara. Muri wanjye ni njye ubayobora. Sinjye muje kureba se? Harimo itara so. Sinjye muje kureba se? Yego. Sha uretse wa mwana nako mwese muri abana. Mwe muretse muri abana mu. Yego. Ubwo mutekereza yuko ayo mazu mushaka kunyubakira ameza ati. Naze tugere mu nzu. Yego. Naze tujye kuganirira mu nzu wanjye. Nta kibazo nimba ari byo hisa. Injira nta. Kufite ikibazo cyo kwinjira. Ntabwo njya nkunda kuganira n'abantu hanze. Hanze mbo aha ni wanjye. Niho nkorera. Buriya reba aho nyuma yawe. Cyase mwari muzi ko muri bunsanga ahantu hameze hate. Ntekereza ko wowe se n'ubwa mbere tubonana. Yego. Ako nari ntarinjira mu nzu yawe. Nayiboneraga hanze mbona hari habarinzi mpabona kuri ariko turatunguwe no kwinjira tugasanga nyine imbere na ahantu hari hameze ni nk'umujyi ubwaho, harimo umujyi wubatsemo ubwaho, ariko urebeye inyuma nakagonyi nakazu nyine karaho k'amafuti nyine ntabwo byumvikana. Mbona ari hanze mbona mu nzu hasa neza. Aho ngaho ni ahantu ntunganyiriza imiti. Ngende umukristo. Nizera ko ndimo umugenzi ujya mu ijuru. Rero ntabwo ndi umupfumu kuko nge nkoresha ibintu bine kandi Imana yashyizeho. Icya mbere Imana yashyizeho ibimera. Nge nkoresha ibimera ari byo byatsi. Abashobora gukoresha imizi yabyo cyangwa abashobora gukoresha umutima wacyo cyangwa abashobora gukoresha amababi yacyo cyangwa abashobora gukoresha ibishishwa byacyo cyangwa abashobora gukoresha imbuto z'ibimera. Icyo ni icya mbere, nkoresha ibimera. Ikindi cya kabiri nkoresha ni inyamaswa. Imana yaduhaye inyamaswa kugira ngo zidutunge. Ishyiraho n'ibice bifite agaciro cyangwa umumaro kurusha ibindi. Rero hari igihe biba ngombwa ko mu buvuzi bwanjye nkoresha inyamaswa. Icya gatatu nkoresha ni ubutaka. Icya kane nkoresha ni amazi. Yamfashije ikintu gikomeye cyane. Twaravuganye, navuye hano mu Rwanda njyana na madamu muri Amerika. Ariko tuza kugerayo tubanza kugira utuntu tw'utubazo. Tangira nyine imyitwarire yari afite hano mu Rwanda, ugezeyo irahinduka, atangira kujya ajya mu bazungu, ibintu nyine byo kujya mu bagabo cyane. Ubwo tumaze kubyara biza kuba ngombwa yuko nyine dutandukana. Iyo mfite ifoto yawe nkagira n'amazina yawe wowe mba ngufite. Mba mfite wowe ntibeshya. So iyo mbifite rero nge ngomba kugukemurira ikibazo, si ngombwa kuza kundeba. Iyo bibaye ngombwa ndaguhamagaza ukaza, ariko rwose mfite uburyo bwo kugukorera imiti. Waba uri muri Amerika nkayikohereza, waba uri i Burayi nkayikugezaho, aho uri ku isi hose imiti nyikugezaho we bitabaye ngombwa ko ungeraho. Ariko abantu benshi bakora ibintu batazi. Urugero rw'ikintu kitari kure, nk'iyo abantu bavuye guhamba cyangwa se gushyingura kwirimbi, habaye ikintu abantu benshi bavuga ngo tujye gukaraba kubera ko bavuye gushyingura. Mu by'ukuri ushatse wakwibaza ngo ariya mazi bari abantu bagiye gukaraba, ese arutaye iwabo mu rugo bakagiye iwabo mu rugo bagakaraba? Ese abantu bose bagomba gukaraba cyangwa abagomba gukaraba ni bande? Ese bo bagomba gukaraba iki? Ni amazi yonyine cyangwa ni amazi arimo umuti cyangwa none se muri bacyo ugasanga abantu bari mu kigari cy'ibyo batazi kandi warabikoze utabizi. Ikindi nakubwiye ngo hari ibintu ushobora gukururirwa cyangwa se ushobora kwikururira. Urugero, ushobora kuba ufite umugore cyangwa se ufite umugabo akagenda akaryamana n'undi mugabo hirya cyangwa se akaryamana n'undi mugore hirya, kandi uwo muntu bagiye gukorana ya raporo sexuelle ni umunyamyaka cyangwa se afite ibibazo muri we. Noneho mu kugira ibibazo muri we akazana cya kintu abanyarwanda bita imikoshi. Akaza niba ari umugabo yashyika mu rugo akaryamana n'umugore we, yamara kuryamana n'umugore we bwacya mu gitondo cyangwa se bwanakwira bagateka ibiryo bakagaburira abana, tayari ya mikoshi yose ikabiraje yinjiye mu rugo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibya kabiri tuvura
amarozi y'ubwoko bwose. Namara kumusuzuma ngasanga umurozi umuroga baraturanye. Mu by'ukuri nimuha umuti w'uburozi nkagenda wamuroza ahita yongera gusubizamo ubundi igihe nagiye. Ariko nagusuzumye nkabona wamuroza ukuroga. Ngiye cyambere nkora mbanza kunetraliza, reka mvuge wenda nubwo turi kuvuga ikinyarwanda reka nkoreshe icyo gifaransa, neutraliza bwa burozi murimo aho buturuka, kugira ngo niba bamuha ubundi bujyanye na bwa bundi bwe kugira icyo bumutwara. Icya kabiri, iyo maze kunetraliza ingufu z'uburozi afite, nkoresha ibishoboka byose kugira ngo bwa wundi afite mbumukuremo. Icya gatatu, iyo nakuvanyemo uburozi bukurimo bitewe nuko mba nakoze icyo bita kugutsirika, nkoresheje imiti, nta wundi muntu ushobora kuza kukuroga. Yabana iyi kontake ni yawe, iriya modoka nazanye hariya ni yawe, warakoze cyane. Sinabona uburyo ngushyimiramo ariko ndakeka njye ngushimire, muze birahagije. Njye ngushimire birenzeho Imana izabiguhe. Kontake kabura yimuhaye. Njye ngushimire. Mu gusubirayo turatega akamoto. Bona hanga turahageze rero. Na kwa muganga. Mwiriwe? Abamo hano se? Nahanga hatuye. Mwiriwe neza? Yego, njye nitwa Cedric, ndi umunyamakuru. Uyu mugabo turi kumwe yaturutse muri Amerika, yaraje gusura muganga, bari bafite rendezvous uyu munsi. Sinzi nimba wenda uyu munsi yaba hari cyangwa se mwamutubareza mukamubwira ko hari umuntu witwa Paul uvuye muri Amerika umushaka, arahita abimenya. Reka tumubaze. Murakoze. Mbona hagucanze se watunguwe. Tumwubakira inzu pe. Ahantu mana. Yibera mu ishyamba kabisa. Ni mu ishyamba ni mu bisiga. Akira telefone ya. Yes, Monsieur Paul. Yes. Urakomeye. Murakomeye cyane. Iminsi myinshi. Najyaga nkubona mfite ifoto ze. Ndahamugejeje rero. Umunyamakuru mwiza nkunda. Ndahamugejeje rero. Yavuze ati amakuru y'iminsi nze nkusure nyuma ngo ibyo mukoreye bitandukanye. Nasanzwe. Ntacyo twinjire tuvugana. Waretse tukavuganira aha. Aha kubera iki? Katuganirira aha hanze. Umugabo wenda nakuragoye. Nari mvuze ngo tuzanye wenda uraza ko ntago duherukana kuganira n'abantu baragukumbuye. Byibuze ukama nk'iminota nk'itanu tukagana utuntu dukeya nkahita njye nigendera. Paul aturutse muri Amerika. Yego. Aje kundera n'ubundi gutwe dufitanye gahunda twavugana. Yego, ariko unyemereye ukama iki kiganiro. Nizere ko n'abahungu banje batabaruhije. Okay, ibindi rero naga wenda mu nzu abashaka kuba ari hatoya tutakwirwamo twese. Iwanje mu nzu wanje ntabwo hazi. Yego, ntabwo ndinjiramo. Ntabwo urinjiramo rero, reka tuganire namwe muze wenda cyangwa se wenda wonkeneye cyane ni Paul. Tuganire hanze se byagiza kurushaho. Nanjye ndumva byaba ari akarusho kurenza kwinjiramo hano. Ikibazo ufite ni iki? Ikibazo ufite cyo kwinjira hano ni iki? Nyine ko twavuga ati wenda ko mbona hasa hari atatakwirwamo. Se harimo itara. Muri wanje ni njye ubayobora. Sinjye muje kureba se? Harimo itara so. Sinjye muje kureba se? Yego. Mbere ko twinjira kankubwiye n'inkuru nziza Paul akibona aho utuye ngo ni neza wamukoreye, sinzi nimba ndekeneraga ahise ambwira ati ntago muganga ya mu nzu imeze gutya ngomba kumwubakira inzu kandi nziza. Sha uretse wa mwana nako mwese muri abana. Mwe muretse muri abana mu. Yego. Ubwo mutekereza yuko ayo mazu mushaka kunyubakira ameza ati naze tugere mu nzu. Ye kugarukira hanze tuganirire mu nzu, ibyo tuvuga tubivugire mu nzu, n'ibyo dukora tubikorere mu nzu. Hanze kubera iki? Ijambo ry'Imana burya nubwo twinjira tuvuye hanze tujya mu nzu, yavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Twero ntabwo turi imbwa, ntabwo turi n'abarozi. Naze tujye kuganirira mu nzu wanyu. Nta kibazo nimba ari byo bisa. Ufite ikibazo cyo kwinjira. Ntabwo njya nkunda kuganira n'abantu hanze. Hanze mbo aha ni wanjye. Niho nkorera. Buriya reba aho inyuma yawe. Ni gute se hanze hasa gutya nabona mu nzira neza gutya. Kangajwe n'iki se? Arava tugende. Agaruka nari byiteze pe. Niyo mpamvu bavuga tuganirire hanze se. Mbona hano ari hanze.
mu nzu hasa neza. Aho ngaho ni ahantu ntunganyiriza imiti y'ibijya gukorerwa hejuru, kuko buriya urabona aha ngaha hafite uburyo hubatse hatandukanye. Reba hari igice cyo hasi, hari igice cyo hasi buriya hari n'ibyumba byaho, hakaba n'igice cyo hejuru nacyo gifite ibihakorerwa. Noneho uyu muryango ubona hano ukorana n'abantu n'ibyo nkorera hasi. Buriya hasi nkorerayo abantu bafite ikibazo cy'imyuka mibi, bafite ikibazo cy'abadayimoni, bafite ikibazo oya buretse turajyana ndahakwereka ndimo ndagusobanurira kuko nijye ugomba kuhakwereka nk'umuntu wasuye. Hasi hakorana n'uyu muryango ubaha harimo imiti y'ibintu bijyanye n'imyuka mibi, birimo amarozi, birimo abadayimoni b'ubwoko bwose, abazimu baturuka mu muryango, imyuka y'imitererano. Ibyo ngibyo bikorana n'uyu muryango no hasi hariya. Noneho hejuru aha ngaha rero hari naho ngiye kubanza kukwereka, hari indwara zisanzwe, hari indwara zisanzwe. Tugende mbanze nkakwereke urebe uko hameze. Ntabwo ibintu byose urakumbwira ngo njye nkwakirire hanze, ndabizi ubwo warubonye aho winjirira uravuga utaha hantu ibi ngibi ntabwo ari byiza. Donc iyo ugeze hano ureba hano ukabanza ukireba niba hari n'ikibazo ufite cyangwa se niba hari akantu kaje ku mubiri wawe, urebera hano muri iyi miriwari. Ubwo tugakomeza. Utunguwe pe. Utunguwe n'iki? Ahantu ninjiriye n'ahantu ngeze haratandukanye. Aha ngaha nk'uko nakubwiye, aha se ngo iki ngiki ni icyumba cy'amasengesho. Kuko ndi umukristo. Iki ngiki ni icyumba cy'amasengesho. Gusenga rya rugo igihe bibaye ngombwa, kandi nta munsi ntashobora gufata isaha yo gusenga, kuko ibyo nkora byose tukiri aha ngaha mbikubwire. Iyo uzanye ibihabanye n'iby'Imana, ndakubwira ati tonde, kuko nzi ko Imana ariyo ishobora byose. Niba mfite niba nagezeho byose nemera ko ari Imana, kuko Imana igihe yabishakira yagukorera icyo ushatse. Hagati aho rero, mbere yo kugira ibindi nkora na mbere yo kugira ibindi ninjiramo, ndaza nkabanza nkinjira hano mu cyumba cy'amasengesho, ngasenga, ngashimira Imana ibyo yagejejeho, nkayisaba kugira ngo mfashe n'ibiri imbere, kuko ibyo ngiye gukora byose n'ibyo nagezeho nemera ko Imana, kuko iyo ibishaka yakaba yaramvanye mu mwuka, ariko nemera ko Imana ariyo muyobozi wanjye. Ubaha haba harimo ibyangombwa byo kugira ngo dusenge na Bibiliya n'indirimbo n'ibitabo by'imyuka y'ubuhanuzi. Iyo ari ngombwa turagenda tukabanza tugasenga. Aha ngaha hari ibindi byumba uri kubona. Ibi byumba ubona aha ngaha no hirya hariya hari aho ntari bukugeze bitewe n'uko atari ngombwa. Hakorerwamo icyo aho rero niho hateye amatsiko. Aho ngaho haba harimo imiti ifite ibintu ijyanye nabyo. Si ngombwa ko tujya kure, tugende nkwereke no hasi hariya. Hamwe wambwiye ko havurirwa abantu bafite imyuka mibi. Imyuka mibi. Aho ngaho wihore. Aho ntujyane. Si ngombwa rero ubwo. Niba udashaka kujyayo, reka tugende twicare tuganire. Ariko ibyo kuvuga ngo twicare hanze tuganirire hanze, ntabwo njya nicara hanze. Gusa nyine byantunguye kubona ahantu ninjiye, ukuntu hasa n'ahantu nisanze. Karibu rero hano ubaye wikwitegereza cyane, ndabona sinzi. Karibu mu rugo. Wifuza ko tuganirira hanze, ariko ntawe njya nganira n'abantu hanze. Ngira ngo nabikubwiye. Nkurikije uko ndi kubibona ameze nk'umuntu watunguwe cyane, ariko nawe ndaza kubaza rwibasira nka muganga, mubaze ni twaje ahantu mu by'ukuri bigaragara ko ari ahantu ku ishyamba, mu kazu ka kera ka Kinyarwanda, ariko tugejejemo imbere turatungurwa tubona tugeze mu kindi gihugu. Ubundi ibi bintu wabisobanura gute cyangwa bishoboka gute? Igikuru ni uko aho mwari muje mwahageze. Nicyo cya mbere. Aho mwari muje mwahageze, uwo mwari muje gushaka mwambonye. Yego. Sinzi niba ikibazo mufite ari uko mwashakaga cyangwa se mwari muzi ko muri bunsanga ahantu hameze hate. Ntekereza ko wowe se n'ubwa mbere tubonana. Yego. Ako nari narinjira mu nzu yawe, nayiboneraga hanze, mbona hariho abarinzi, mpabona kuri, ariko turatunguwe no kwinjira tugasanga nyine
imbere ni ahantu hari hameze ni nk'umujyi ubwaho, harimo umujyi wubatsemo ubwaho, ariko urebeye inyuma ni akagonyi, ni akazu nyine kari aho k'amafuti, nyine ntabwo byumvikana. Dusobanure tubyumve bitwumvishe. Biterwa n'imiteguro. Iyo wubatse inzu uyitegura uko ubishatse bijyanye n'uko uzayikoresha. Byumvikane ngo nta muntu ushobora kugutegurira inzu ngo ayigutegurire nk'uko ubishaka. Nge rero uko niko nashatse kuyitegura kandi niko nayiteguye. Ntabwo ari ngombwa ngo abari hanze babone iby'iwanjye. Baba babibona se baba babishinzwe. Nibibonwe n'uwo mbyeretse. Niyo mpamvu uyu mwana namwita umwana kuko aracyari mutoya. Uyu mu diaspora ni ukuvuga ngo nawe yari yagize ikibazo cyo kuvuga ngo ese aka kazu ndakinjiramo. Nyine nibibacange. Abari hanze bajya babona ko ari akazu. Abari hanze mujye mubona yuko abari hanze mujye mubona yuko wenda bidashoboka kwinjiramo, ariko nyuma yuko winjiramo ntabwo nsebye. Ntabwo wanjye hasebye. Byandenze ngewe ubu ngubu sindiyumvisha ko ahantu nicaye naho ninjiye uko inyuma hasaga n'ahantu nicaye ukuntu hasa. Kuko sinzi ibintu wamukoreye akikubona yavuga ati kumbi ubaha ahantu ati ngomba kukubakira. Ariko agezemo imbere avuga ati ntibibaho. Ati ntabwo yari inzu ahubwo ni umuti. Yanzu ntabwo akikeneye. Ntabwo akikeneye kuko ahantu hateye ubwoba. Bigiye kubirebesha amaso yacu kubireba akabyizera biragoye. Ntabwo biteye ubwoba. Ntabwo biteye ubwoba pe. Kwinjira ahantu hameze nko mu abantu bari kuvuga ntibagire ikibazo, ni abantu bari hirya bari kwikorera ibyabo. Bafite abantu benshi ahangaha. Ubwo ro kumva amajwi y'abantu ntibibatera ikibazo. Bafite hirya bafite ibyo bibereyemo. Ko bafite abantu bari kuntegurira imiti, bafite abantu bari kuyifunga, bafite abantu bari kuyisekura, bafite abantu bari gukora icyo bita kuyitara no kuyitarura. Niyo gutera ikibazo reka bari mu byabo, natwe reka tuganire ibyacu. Wenda abadukurikiye bashobora kuba batazi wenda isano mufitanye, uko muziranye cyangwa se impamvu yafashe urugendo akava muri Amerika akaza aje kugusura. Wenda ashobora gufata umwanya akababwira uko muziranye n'impamvu nyamukuru yamuvanye muri Amerika avuga ati reka njye mu Rwanda njye gusura umuntu witwa Rwibasira. Buriya icyo reka nyigusobanurire, hari n'abantu benshi bajya bakibazaho. Izina Rwibasira ni izina niswe na sogokuru. Ni izina niswe na sogokuru, anyita Rwibasira Antoine. Ngaho rero nadufashe asobanurira abadukurikiranye muri uyu mwanya impamvu yamuvanye muri Amerika n'impamvu ari hano n'impamvu yaje gushaka Rwibasira. Akatubwira ati mumperekeze njye kureba uriya mugabo yangiriye neza. Wenda gusa njye reka wenda ntakuvunye nkimara kumuha audience kugira ngo azaze kundeba. Nari nzi ko ibingibi bizamuba. Ntazi ko azahashyika koko akanga kwinjira mu nzu, kuko hari n'abandi bantu benshi bajya baza bakavuga ati no ahangaha ntabwo twahinjira. Bavuga ati ubwo nyine niba muri abibone nimugende mujye hanze nimwikomereze, ariko batazi ukuri kw'ibiriho cyangwa batazi iwanjye. So nanjye rero nari muzi mu biganiro kuko twajyaga tuvugana kuri telefone ku buryo buhagije. Nari mfite ifoto ye n'izindi doneze za ngombwa namusabye kugira ngo ngira ibyo mufasha. Ubwo rero akimara kumbwira ko yaje mu Rwanda kandi yaje kundeba, ntabwo nagombaga kumwima audience. Wenda ibindi niwe wabyivugira, ariko nge ejo bundi mukimara kumpamagara mubwira ngo tuzazana, ahubwo nanjye icyo nkeneye ni ukumva icyatumye Avuye yarari akaza kundeba. Nanjye nishimiye kukwakira, reka nongere nkwakire kuko twakiranye mbona usa n'ufite ikibazo, usa n'uwanga no kwinjira mu nzu nkaho inzu yanjye iryana, ariko ntekereza ko ubu tuvugana nta kibazo ufite. Ntabwo cyabura ariko nanone ntacyo. Wenda ndavuga cy'ubwoba winjiranye we niba watekerezaga ati ese ninjira hano aho abona mpinjira. Ubwoba bwo bwashize. Noneho wasanga icyo umunyamakuru yarakubajije. Ukuvuga ngo uyu mupapa cyangwa se kamwite umusaza kuko aranduta arenda kungana na papa umbyara, yamfashije ikintu gikomeye cyane. Twaravuganye, navuye hano mu Rwanda njyana na madamu muri Amerika, ariko tuza kugerayo tubanza kugira utuntu tw'utubazo. Tangira nyine imyitwarire yari afite hano mu Rwanda, ugezeyo irahinduka, atangira kujya
ajya mu bazungu, ibintu nyine byo kujya mu bagabo cyane. Ubwo tumaze kubyara biza kuba ngombwa yuko nyine dutandukana, ariko ntabwo twigeze dusinya divorce. Habayeho gutandukana, ajya ukwe n'umwana baramujyana, nanjye njya ukwanjye. Ubwo najyaga ndeba ibiganiro by'uyu musaza, nkabona nyine ndavuga nti okay, ku munsi umwe nzamuhamagare ndebe ko hari ikintu ashobora kumfasha, nkareba ko urugo rwanjye rwakongera rukagira amahoro. Nibwo naje kumuhamagara rero, umusaza mutekerereza iby'iwanjye uko bimeze. Ubwo nyine sindi bujye muri details z'ibyo twaganiriye, gusa nyine yaramfashije. Umugore wanjye n'umwana baragaruka, ubu ngubu urugo rumeze neza, turubatse, amahoro ni yose, nta kibazo kigihari. Ari nayo mpamvu naje nje mu Rwanda kumwitura neza yangiriye. Iyo hajemo kwitura ndishima nanjye ubwanjye, icyo cyanzanye rwose. Abantu baraza kwibaza, nanjye ndimo turaza kwibaza ngo ese yagufashije gute, kandi wumva wari uri muri Amerika wari mu Rwanda, yagufashije gute? Cyangwa wenda sinzi nimba bidusobanurira cyangwa we abidusobanurira, ariko se yagufashije gute wumva wowe utuye muri Amerika we atuye mu Rwanda? Icyo gihe byaza kunsaba kujya gusobanura ibintu byinshi, gusa mu magambo make nibyo yambwiye, hari ibyo yambwiye ngomba gukora. Mu magambo make reka mufashe, atari uko bimunaniye kubivuga, ariko reka mufashe kugira ngo tugere na vuba, kuko buriya hari n'abandi bantu bantegereje. Ariko numvise avuze ijambo ryiza, n'uwashaka yabaretseho gatoya. Ubundi njyewe wowe si ubwa mbere tubonanye nk'umunyamakuru. Iyo mfite ifoto yawe nkagira n'amazina yawe, wowe mba ngufite, mba mfite wowe ntibeshya. Ubwo rero iyo ambwiye ikibazo afite, umuntu wese iyo ambwiye ikibazo afite, namutambagije ahangaha mu nzu, harimo ibyumba byinshi bijyanye n'ibibazo by'abanyabibazo. Ni ukuvuga ngo uko mba afite imiti, ni nako mba afite ibibazo n'ifoto n'amazina bya buri muntu. So iyo mbifite rero, njye ngomba kugukemurira ikibazo, si ngombwa kuza kundeba. Iyo bibaye ngombwa ndaguhamagaza ukaza, ariko rwose mfite uburyo bwo kugukorera imiti. Waba uri muri Amerika nkayikohereza, waba uri i Burayi nkayikugezaho, aho uri ku isi hose imiti nyikugezaho, we bitabaye ngombwa ko ungeraho. Rero nawe wenda sinzi impamvu ari gutinya kubivuga ku rubuga, ibyo yashakaga nabimukoreye, ndi aho ngomba kubikorera muri kimwe mu byumba namweretse. We yaguhaye ifoto ye n'amazina ye, ubundi uramufasha? Ntabwo ari ibyo gusa, byo icyumvikana, yampaye ifoto ye n'iy'umudamu we, yampa n'amazina ye n'ay'umudamu we, arangije yishyura ibyo namusabye kugira ngo mbashe kubona uburyo bwo kumukorera, kandi ndamukorera. Imana ishimwe, kuko buriya ni ibintu byinshi abantu bakora, ariko gushimirwa burya hashimira abantu bakeya. Gushimira nabyo ni ubutware. Ubwo rero kugira ngo umuntu aza gushimira, Umunyarwanda rero bivuze neza ngo uwiturwe neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Byo byonyine kuba abitekereje akavuga ati reka ngende njye gushimira umuntu wamfashije, ni igikorwa gikorwa n'abantu bakeya cyane. Ni nayo mpamvu mukoze mu kiganza nkamushimira. Hanyuma se tugeze aho utuye, sinzi nimba ndi bubyite inzu cyangwa se ndi bubyite wenda karitsiye, kuko ni ahantu hanini cyane. Nkibaza ese ahantu ubamo wenyine, ufite wenda abaturage benshi ucumbikiye, kuko ni karitsiye nini cyane. Wadusobanurira nyine uko twabonye ari ahantu nyine umuntu atakabaye aba ari umuntu umwe? Ngira ngo mushatse mwatembera no hirya mwasanga hariyo abandi bantu benshi. Iyi nzu ntabwo nyibamo njyenyine, nyibamo n'abandi bantu benshi. Nta nubwo ari ahangaha mba honyine, mfite n'ahandi hantu. Utareba hano ngo uvuge ngo niho honyine, ushobora no kuzaza ukansanga n'ahandi hatari ahangaha bijyanye n'aho ngiye gukorera. Ni ukuvuga ngo uba ufite ahantu henshi hatandukanye ukorera ibintu bitandukanye. Hanyuma ariko muje uravuga ati yanyohereje ifoto ye, mufashe ikibazo yari afite. Hari nk'umuntu wahita avuga ati se wenda kuko mfite ibibazo runaka, uyu muganga nanjye yabimfasha.
akaba ariho nahita nkubariza ndetse wenda mu busanzwe ni ibihe bintu ubasha gukora n'abari bugirane bwo badukurikirana bavuga ati uriya muntu umugani yamfasha muri gahunda izi n'izi. Okay, icyo ngicyo reka nkigusobanurire. Hari ibintu byinshi cyane abantu bahura nabyo, cyangwa se ibintu byinshi abantu bikururira cyangwa bakabikururirwa na bagenzi babo. Reka nguhe urugero rw'ibintu wenda nka bitatu. Uzabibona iyo abantu babuze umuntu muri bo cyangwa se umuntu yapfuye. Benshi bavuga ngo yitabye Imana. Burya kugira ngo byumvikane ko umuntu yapfuye nuko aba yashizemo umwuka. Kuko umuntu ari guhumeka ntibashobora kumuhamba. Rero abantu benshi hari igihe njya nkora ibintu abantu bamwe bakavuga ati se muganga we kubera iki umuhango atawukoze, ariko abantu benshi bakora ibintu batazi. Urugero rw'ikintu kitari kure, nk'iyo abantu bavuye guhamba cyangwa se gushyingura kwirimbi, habaye ikintu abantu benshi bavuga ngo tujye gukaraba kubera ko bavuye gushyingura. Mu by'ukuri ushatse wakwibaza ngo ariya mazi bari abantu bagiye gukaraba arutaye iwabo mu rugo, bakagiye iwabo mu rugo bagakaraba. Noneho barangiza ugasanga bakarabye intoki zonyine, kandi ugiye gukaraba n'intoki nta nubwo yafashe igitiyo ngo yore n'itaka cyangwa se yore na sima ashyire kuri wa muntu, ariko ugasanga yirukanyiye ku murongo agiye gukaraba intoki. Intoki ni ikihe cyahazakoze? Ni ikihe kibazo zifite? Noneho ugasanga abanyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga bagira imico, ukumva ngo umuntu yapfuye ariko bitewe n'uko apfuye atarabyaye turakora icyo bita kumuhambisha ikara. Ese iryo kara umuhambishije ni rivuga iki? Bakabikora ariko bakabikora nk'umuhango batazi n'icyo bari gukora. Warangiza ukibaza se bari abantu bari kujya gukaraba, uriya murongo bari kujya gukaraba ni itegeko ko umuntu uvuye gushyingura ajya gukaraba? Ese abantu bose bagomba gukaraba cyangwa abagomba gukaraba ni bande? Ese bo bagomba gukaraba iki? Ni amazi yonyine cyangwa ni amazi arimo umuti cyangwa none se muri make ugasanga abantu bari mu kigare cy'ibyo batazi. So ibyo bintu rero akaba ari ibintu bishobora kubagaruka. Ubu ndashaka kubwira umbajije ibintu mvura imyuka ishobora guturuka ku byo wakoze ubizi cyangwa utabizi. Kuko hari ibyo ushobora gukora ubizi cyangwa se utabizi ukajya mu kigare cy'abandi ukabikorana nabi bikazakugiraho ingaruka kandi warabikoze utabizi. Ikindi nakubwiye ngo hari ibintu ushobora gukururirwa cyangwa se ushobora kwikururira. Urugero, ushobora kuba ufite umugore cyangwa se ufite umugabo akagenda akaryamana n'undi mugabo hirya cyangwa se akaryamana n'undi mugore hirya, kandi wa muntu bagiye gukorana ya raporo sexuelle ni umunyamyaka cyangwa se afite ibibazo muri we. Noneho mu kugira ibibazo muri we akazana cya kintu abanyarwanda bita imikoshi. Akaza niba ari umugabo yashyika mu rugo akaryamana n'umugore we, yamara kuryamana n'umugore we bwacya mu gitondo cyangwa se bwanakwira bagateka ibiryo bakagaburira abana, tayari ya mikoshi yose ikabiraje yinjiye mu rugo. Ikinjira mu rugo ugasanga umugabo yari afite inka, ugasanga arabyutse zimwe zapfuye, cyangwa se ugasanga yari afite iduka mu mezi abiri ugasanga arimo aracuruza umunyu n'inzembe, ibintu byarashize. Yarangiza akavuga ati njyewe mfite imikoshi cyangwa se njyewe mfite, yaturutse he? Nta kintu kitagira impamvu. So ubwo aho ngaho niho ndi kukubwira izo ni indwara ushobora kwikururira cyangwa se ugakururirwa. Si n'indwara ahubwo ni ibibazo, none ukaba ushobora kubimenya cyangwa se ntubimenye. Ubwo icyo ngicyo ibibazo bituruka muri iyo mikoshi, ibibazo bituruka mu byo wakoze utabizi, ibyo ngibyo ni ibintu ngiye gusuzuma nabona nkagushakira insinzi yabyo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ibya kabiri tuvura amarozi y'ubwoko bwose. Dore ko amarozi abamo ibice bitatu. Habamo amarozi y'amahuherano, hakaba n'amarozi y'amatamikano, hakaba n'amarozi y'amatongerano. Ibyo ngibyo byose rero ari ibyo ushobora kurya bikakwangiza, ari imyuka bashobora kuguhuhera, ari ibyo ushobora gukurura cyangwa kwikururirwa. Ibyo ngibyo byose turabivura kandi tukarwana nabyo tukabyirukana.
gusa icyo tutavura ni urupfu. Urupfu rwo ntabwo nakubwira ngo turaruvura. Ni ukuvuga ngo iyo umunsi wawe wageze gupfa urapfa, kuko muri twese ntawe uzuma nk'igiti ngo bamwase bamutekeshemo inkwi. Niba waravutse igihe cyawe cyo gupfa kigomba kugera, ariko turagufasha mu bibazo ibyo ari byo byose bishobora gutera cyangwa se bishobora kuza bigusanga. Icyo dukora cya mbere ni ukureba impamvu z'ibibazo ni iyi. Wenda hari ikintu nshaka kuduhuriza. Dutembera muri iyi nzu watweretse ibyumba by'amasengesho, nyine watweretse ahantu hatandukanye, ariko ntungurwa no kubona ufitemo icyumba cy'amasengesho. Nkaza kwibaza ntese umuganga gakondo tuzi ko bikomora ku bakurambere bihurira hehe no kuba waba ari umuntu usenga bigera ku rwego ushyiramo icyumba cy'amasengesho mu nzu yawe? Hanyuma mu kubisobanura unadufashe bihuze cyangwa se bitandukanye n'abantu bamwe na bamwe bavuga ati uyu mugabo cyangwa se uyu muganga ni umupfumu. Hari abakwita muganga, hari abakwita umupfumu, nawe hari uko bifata, hari n'uko bitandukanya. Ndashaka ngo uduhurize ibyo bintu bitatu: kuba uri umuvuzi gakondo, kuba uri umunyamasengesho ku rwego ugira icyumba cy'amasengesho mu nzu yawe, no kuba uri umupfumu. Ibyo bintu bihura gute? Reka ngusobanure kuri icyo uherukirijeho, kuba ndi umunyamasengesho. Mbere ya byose nemera yuko Imana iri hejuru y'ibintu byose, kandi nkemera ko Imana ishobora byose. Twe burya ntabwo dushobora byose, dushobora bike, ariko nanone nkemera ko Imana yaduhaye ubwenge kandi ishyira ibikwiriye ku isi kugira ngo bibeho. Bivuga ngo njyewe nizera ko ni nayo mpamvu icyo njya gukora cyose mbanza kujya mu masengesho, kuko buriya Imana ni umukozi w'umuhanga. Hari igihe tureka n'ibibi bikatuzaho atari uko itwanze, ahubwo ibona turi bubyihanganire. Rero ibyo njya gukora byose nk'uko bivuze, nemera ko Imana ari ishobora byose nk'uko mbivuze, ariko njyewe ikintu bita abapfumu ntabwo mbemera pe. Sindi nawe n'abanyita we baba banyibeshya. Njye ndi umukristo, nizera ko ndimo umugenzi ujya mu ijuru. Rero ntabwo ndi umupfumu, kuko njye nkoresha ibintu bine kandi Imana yashyizeho. Icya mbere, Imana yashyizeho ibimera. Njye nkoresha ibimera ari byo byatsi. Abashobora gukoresha imizi yabyo, cyangwa abashobora gukoresha umutima wacyo, cyangwa abashobora gukoresha amababi yacyo, cyangwa abashobora gukoresha ibishishwa byacyo, cyangwa abashobora gukoresha imbuto z'ibimera. Icyo ni icya mbere, nkoresha ibimera. Ikindi cya kabiri nkoresha ni inyamaswa. Imana yaduhaye inyamaswa kugira ngo zidutunge. Ishyiraho n'ibice bifite agaciro cyangwa umumaro kurusha ibindi. Rero hari igihe biba ngombwa ko mu buvuzi bwanjye nkoresha inyamaswa. Icya gatatu nkoresha ni ubutaka. Icya kane nkoresha ni amazi. Buriya ntabwo ushobora kugira ikibazo ngo warwaye ikibyimba ubona ko abantu benshi kugira ngo bakivure ni uko bagisatura. No, ntabwo ushobora kuza ngo ikibyimba nkikumenere, ahubwo mfite imiti nshobora kuguha ituruka mu bimera, cyangwa se ituruka muri ibyo ngibyo nkubwiye, cya kibyimba kigakira. Ntabwo rero njya abapfumu mbemera, nta nubwo nemeranya nabo. Njye nkoresha ibyo ngibyo nkubwiye, kandi nkabikoresha ku buryo nabiteguye mu buryo bwa gikristo. Ntabwo ndi umupfumu rero, njye ndi umwizeramana. Ariko ugeze kuvuga, uravuga ngo umuntu aho yaba ari hose ku isi iyo ampaye ifoto ye n'amazina ye ndamuvura kandi ikibazo kigakemuka. Ese ibyo ntabwo ari ubupfumu? Ku buryo bubiri. Ndamusuzuma. Tandukanya gusuzuma no kuvura. Kuko burangiye hari n'igihe rimwe na rimwe njya nshwana n'abantu baje ahangaha cyangwa se n'abasanze n'iwabo, ugasanga umuntu ngiye kumuvura, mbere ya byose nkabanza nkamusuzuma. Namara kumusuzuma ngasanga umurozi umuroga baraturanye. Mu by'ukuri nimuha umuti w'uburozi nkagenda, wa murozi ahita yongera gusubizamo ubundi igihe nagiye, nongere mfate igihe cyo kongera kugaruka. Mu by'ukuri nzahora mu nzira na wa murozi ahore mu nzira. Ariko iyo nagusuzumye nkabona wa murozi ukuroga, njye cya mbere nkora mbanza kunetraliza. Reka mvuge wenda nubwo turi kuvuga ikinyarwanda, reka nkoreshe icyo gifaransa. Neutraliza bwa burozi murimo aho buturuka,
kugira ngo niba bamuha ubundi bujyanye na bwa bundi bwe kugira icyo bumutwara. Icya kabiri, iyo maze kunetraliza ingufu z'uburozi afite, nkoresha ibishoboka byose kugira ngo bwa wundi afite mbumukuremo. Ubwo kurogora bije ku nshuro ya kangahe? Ya kabiri. Nkabona kubumukuramo. Icya gatatu, iyo nakuvanyemo uburozi bukurimo, bitewe nuko mba nakoze icyo bita kugutsirika, nkoresheje imiti, nta wundi muntu ushobora kuza kukuroga. Ku kibazo warumbajije cyo kuvuga ngo ese ngo mvura abantu bari hanze gute, icyo nkora bari hanze si ukubavura, ahubwo ni ukubasuzuma. Ndabanza aho bari hanze nkavuga niba uyu muntu yaravuye mu Rwanda azi ko agiye gushaka imibereho myiza muri Amerika, yashyikaho ntibitungane, ni iyihe mpamvu? Ashobora kuba ari ibintu bituruka, buriya hari ikintu abantu bajya bibeshyaho cyane cyane binjire muri religiyo, ugasanga umuntu akubwira ati ngewe papa ni pasiteri, ngewe na sogokuru yewe yari umukozi w'Imana, ariko mu by'ukuri uzi ibisekuru byawe bine, ariko icya gatanu n'icya gatandatu babikubajije ntabwo ubizi. Kuba utabizi ntabwo uzi n'ibyo bakoraga, kandi igisekuru cyawe cya karindwi n'icya munani bishobora kugukurikirana bikakugiraho n'ingaruka. Ukaba se wakoresha iyo ubwo buhanga ukaba wabona n'ibisekuru by'umuntu, birashoboka no kugeza ku gisekuru cya 20 byose urabibona. Njyewe ndabibona, nkakubwira ati ushobora kuba wareba ahahiseho umuntu ukaba wamubwira we ibyamubayeho cyangwa se ibiri imbere. Yes, nkakubwira ati nubwo uri apotre, yego uri apotre, uri umukozi w'Imana, ariko ntabwo we wigeze uremwa, yego we warabyawe, kandi igisekuru cyawe cya 10 ntabwo ukizi. Imyuka ikurimo, imyuka uri gukoresha cyangwa se we uri kugukoresha iraturuka mu gisekuru cyawe cya 6, kandi icyo cya 6 we ntunakizi. Ariko menya ko ntabwo wahanutse nk'ibuye ngo wikubite hasi. Menya ko na so wakubyaye ntiyahanutse nk'ibuye ngo yikubite hasi, ahubwo afite inkomoko. Za nkomoko rero nizo zidukurikirana. Aricyo cya kindi nakubwiye, uyu mwana twamwimye ijambo ariko ihangane mbigusobanurira ngusobanurira ibyo mbajije, ariko nawe nakumviraho kandi twarabiganiriye. Ariyo mpamvu nkubwira ngo ibyabaye bya kera, yego, nubwo ugendera mu Kigali ngo uri pasiteri, nubwo ugendera mu Kigali ngo uri apotre, uri revera, uri padiri, uri shehe, uri musenyeri, ibyuzi byake hari ibyuzi bikagira aho bigarukira, ariko hari ibyo utazi. Kuba utabizi ntibivuga yuko bitabayeho. Uko zisesengura, burya abantu b'abapadiri n'abahanga, ndabemera cyane. Impamvu mbemera, iyo mugiye gushyingiranwa muri umugore muri umusore n'umukobwa, babanza kubabaza ibisekuru. Burya utazi ibisekuru byawe nka 3 ntibishoboka. Ubwo niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ikintu cya mbere nkora njyewe ni ugusuzuma. Nyuma yo gusuzuma nkakubwira ati ndakuvura, kuko njye ndakuvura nkaguha n'imiti ijyanye n'ibyo navanye muri consultation. Bivuga ngo nta gusuzumye nta nicyo nagufasha. Umva impamvu ntagira icyo ngufasha rero. Buriya hari indwara nyinshi zishobora guhuza ibimenyetso. Wenda urugero rutari kure, ushobora kuba utuye mu gace kazwi neza ko kagira malariya, kafite imibu itera malariya, ariko hari izindi ndwara zitanga ibimenyetso nk'ibya malariya, cyane cyane nk'indwara bita hypotension. Hypotension ni igenda nabi ry'amaraso mu mubiri, imitsi itari gutembera amaraso neza mu mubiri kubera ibinure cyangwa se kubera ikindi, nayo igatanga ibimenyetso nk'ibya malariya. Ubundi ukaba ushobora kurya ibintu birimo imyanda, cyane cyane nkatwe abagabo tukunze kujya kurya mu maresitora n'iki, ukaba warwara amibe. Amibe nayo yaza ikakurya mu nda, ukaba ushobora kureba, wajya kwa muganga atagusuzuma, akaba ashobora kukuvura ikibazo udafite. Mu by'ukuri ukaba urwaye inzoka, warwara inzoka wajya kwa muganga ukamubwira uti njyewe rwose ndumva mu nda hari kundya, kandi ndumva n'umutwe uri kundya, kandi guhinda n'umuriro. Muganga agahita avuga ati uyu muntu ibimenyetso ari kugaragaza ni ibya malariya, kandi ari amibe urwaye. Diregita agahita gushakira kwaritemu akaziguhereza. Mu by'ukuri za kwaritemu zagukiza amibe. Niyo mpamvu rero njyewe ntabwo ushobora kukuvura ngo nguhe imiti ntagupime, ariko nagukoreye consultation, menya imiti nguhereza nkayiguhereza, kandi nkaba nizeye ko
nkuvuye. Ari niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo abaganga ba kinyarwanda cyangwa se abaganga gakondo ntabwo bavura, ni uko bagenda bakababwira ikibazo bafite bo bagacekeranya bakavuga ati uyu muntu bitewe n'uko ari aha ashobora kuba afite iki kibazo, ngero ntashobora ibi wanjye. Iyo wanze ko ngukorera consultation ndakubwira ngo nshobora gukekeranya nkaguha imiti idahwanye n'ikibazo cyawe, nkakubwira ati niba udashaka ko ngusuzuma igendere ejo utazagenda usebya ko nakuvuye ukanga gukira. Yego, wenda n'umushyitsi wacu turaza kumuha umwanya wenda akubwira ikiri ku mutima we, byanze ko nzabonye ibyinshi byanamutunguye cyane, ariko nawe byanze ukunda icyo yifuza kukubwira mu mutima we. Byinshi nabyumvishe, gusa mu by'ukuri ngewe icyanzanye aha ngaha twari ukumushimira ibyo yankoreye. Mu by'ukuri byagenze neza cyane, byagenze neza bihagije, ari nacyo cyari cyanzanye aha ngaha. Iriya modoka mwabonye nazanye hariya hanze, kontake yayo nari nayisize aha ngaha ku meza ajya kuntembereza hariya. Iyi kontake ni iyawe, iriya modoka nazanye hariya ni iyawe, warakoze cyane. Sinabona uburyo ngushimiramo, ariko ndakeka njye ngushimire muze birahagije. Njye ngushimire ibirenzeho Imana izabiguhe. Kontake ukabura yimuhaye. Njye ngushimire mu gusubirayo turatega akamoto. Ahubwo ndagutwara nkugeza nanjye imodoka ndayizi, wabonye ko na hariya zihaparitse, ndagutwara rwose ahubwo nkugeza aho ujya. Ntabwo wahabwa impano nk'iyi ngiyi ngo ubure kugura akantu. Ndagira ngo umunyamakuru ngushimire nawe, ibi ntabwo ari ubwa mbere bibaye. N'ubushize wigeze kunzanira undi muntu, reka mbikubwire, n'ubushize yigeze kunzanira undi muntu ampa imodoka, ni ukuvuga ngo yampaye impano idasaza. Nawe rero iyo mpaye mu by'ukuri ni impano idasaza pe. Ibi ngibi ni bitoya ku byo umuntu aba ateganya gukorera undi, ni gitoya ku byo umuntu ateganya. Gusa warakoze cyane, nanjye mbuze uko gushimira sinabona nyine amagambo nabivugamo. Byonyine ufata umwanya agafata indege akava muri Amerika ari waje gushaka, nase numva ko harimo ikintu gikomeye cyane, byanze ukunze mu mutima harimo ishimwe agushimira cyane. Ako se niba yari yateguye ibintu, niba yari yabikubwiye wowe ntabwo narinzi nk'umunyamakuru, ahubwo icyo numvise tukiri hanze nuko asavuga ati uyu muntu yaramfashije, nimba baha ahantu ngomba kumwubakira. Ariko yinjiyemo imbere avuga ati ahubwo mbere ugomba kunyubakira. Yinjiyemo aravuga ati iyi ntabwo ari inzu, ahubwo uyu ni umujyi, ni karitsiye, kuko nta nzingana gutya ntabwo bishoboka. Biramutungura rero, ubwo wasanga ariyo mpamvu wenda ahindura igitekerezo cyo kuba yakoresha imodoka aho kubakira, kuko yasanzwe nkigera hariya hareba ahantu se mana yanjye no kwinjiramo byanje kuntera ubwoba. Aribwo nafashe umwanzuro ndavuga ngo umuntu azamwubakira ahantu heza, ariko nyine ninjiyemo mbonye ukuntu hameze, nsanga ntabwo akwiye inzu. Icyo nasanze akwiye ko ubwo mfashe umwanzuro wo kumuhereza kontake y'imodoka nazanye. Rwose sinzi naho inzu yo iwacu mu kirokore hari akaririmbo njya nkunda kuririmba, wenda reka ndirimbe akantu gato, karavuga ngo wakoze ibikomeye sinzi uko nabivuga, sinzi uko nabivuga, sinzi uko nabivuga, wakoze ibikomeye sinzi uko nabivuga, wakoze ibikomeye. Ni Imana yakoze ibikomeye. Nanjye rero kuba impaye imodoka uko biri kose ni wowe uyimpaye, ariko hari Imana igukoresheje cyangwa se yagukoresheje, yakoze ibikomeye rero kandi iracyabikora. Iyo mana imwe yagukoresheje ujya kumfasha ikibazo cyanjye kigakemuka, ni nawe yangaruye aha ngaha ngo nanjye nze kugushima. Imana ahabwa icyubahiro. Ntabwo ndi gutinda hano, wenda ndumva mufite byinshi kuganira. Ngewe umumaro wanjye wari ukuhamugeza, abahuza mukaganira, wenda ngenda soza gahunda zanjye musigare muganira.
ariko wenda reka mbere kuri Muganga ikintu n'iki kintu wumva wabwira abanyarwanda muri rusange cyangwa se abantu bumva ururimi rwacu bazabona iyi nkuru yacu. Hari bamwe bagipinga ubuvuzi gakondo, hari ababwemera, hari abashidikanya, ngo hari n'abagiye bahura n'ababyiyitirira bagahura n'abambuzi bakabahemukira. Abo bantu bose n'iki kintu wumva bababwira wenda babashe kubona wenda ibyo bagiye gukora bitandukanye. Icyo nababwira cya mbere ni uko unkeneye arambona kandi ku buryo bworoshye. Ushaka cyane ampamagara kuri nimero yawe. Ushobora kumpamagara tukaganira ku buryo buhagije, ziri kuri WhatsApp rwose. Yego, hanyuma wenda nsoza ngiye mumba icyo musigaye muganira, umushyitsi wacu we n'ikiyumba kiri ku mutima we cyangwa se akurikije ibyo wamufashije, ibyo wamukoreye, ni ubuhe wamwe bageza ku bantu cyangwa se message yaha abantu bitewe n'uko yabashije kubona Muganga Rwibasira. Message nahereza abanyarwanda bari buze gukurikira ikiganiro. Yego. Bitewe n'aho bari, aba bari mu mahanga, bari hano mu Rwanda, icya mbere ndishimye. Sinishimye none narishimye ubwo Muganga yamfashaga ikibazo cyanjye kigakemuka. Narishimye cyane, byanteye courage yo kuza kumushimira. Ubutumwa nagenera abanyarwanda bari buze gukurikira iki kiganiro cyangwa n'abazakireba bose, nuko bagana Muganga akabafasha. Kuko nanjye nabikoze ntabyizeye neza, nabyizeye maze kubona bimaze gutungana. So abanyarwanda rero bakurikiye iki kiganiro cyangwa n'abari mu mahanga aho waba uri hose, ndagushishikariza gukurikirana Muganga. Ikibazo icyo ari cyo cyose waba ufite ugendeye ku byo yavuze yagufasha. Icyo nagushishikariza ni ukumukurikirana. Ibindi ni ukumushimira, warakoze cyane. Ibindi Imana izajyeho iguha umugisha. Ni ukuri nanjye buri buryo nishimye nako kariya karimo sinzi uko nabivuga. Ndishimye kuko ni bake bashimirwa ibyo bakoze. Yego, hanyuma rero ngiye reka nsoze gahunda zanjye mbareke musiye muganira, ariko sawa duha umwanya ukuye kuri kamera. Yego, ariko mu gusoza kwa ndumva nitwa naso dutashyira modoka. Ntabwo rwose nasega tutayitashye, ndumva mwanyimerera tukagenda wenda niyo mwatwicazamo nyine tukereka byibuze abantu ko tuyitashye, ukayiguhe bimuvuye ku mutima. Icyifuzo cyanjye ubundi nkabasiga muganira, ariko nifuza ko twayigeraho tukayitaha. Tuzayireba, nanjye naje kumushimira kuko nanjye uko byagenda kose nzamushimira. Tuzayishyira kuri kamera uko ndamushimira. Muganyemerera tuyigereho tuyitahe nimba n'amazi tuyamene ko rwose. Twanayireba ariko nta kibazo n'undi anayikwereke wasanga ute n'utundi tuntu wenda tutari two mu Rwanda buri abantu babanze ntabamenya. Hanyuma yo ibyangombwa byayo nabyo mbimushyikiriza ko nabyo babiri kiganira ahangaha. Rero reka twerekeze ku modoka. Murakoze icyo katwagiye musigaye muganira.